moto yajyaga ku Kinamba Nyabugogo izira ebyiri zigenda ariko zishaka imwe ku depanse yindi. Uyu muhanda ni muto rero byahise biza bifata ku kindi gice cy'abazamuka, bihura na motari abura ubuhungiro, ninjye bamweguye tumushyira hariya. Ngiye narimvuye mu kabuga Kanyarutarama narindi nyuma y'uyu mumotari. Imbere y'imodoka hari imodoka ebyiri zose zagendaga gakeya mbega. Noneho ndagiye kubona mbona Fuso ikase ishaka nko kudepasa. Umumotari atukaga ngaha agerageza no kuyihunga, ubwo baramukubise arenga umuhanda uko nabibonye. Ikibazo kibazo icyo ari cyo, imodoka y'imbere iramfunganye, nta kuntu nari kuyigonga nyibona imbere yanjye, ngize ngo ndakwepa mpora n'umumotari. Nicyo kibazo kibayeho. Ni ikibazo cy'umuhanda mutoya nacyo kirimo, ariko ngiye amakosa ndayemera ko yabaye, kubera ko iyo umuntu ari inyuma y'umuntu akagonga undi yumva ko yamugonza amureba, uw'imbere ntago aba kureba ariko uw'inyuma umureba. Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Legacy TV on top nk'ibisanzwe. Aka kanya rero tugize ibyago, ni impanuka ntabwo iteguza. Ubu turi mu muhanda uva Nyarutarama werekeza ku Kinamba. Ni impanuka ibaye muri aka gace muri aya masaha. Ni imodoka ya Fuso igonze umumotari. Abari bahari rero bagiye kudusobanurira uko byagenze, icyateye impanuka ndetse n'icyakorwa kugira ngo izi mpanuka zigende zibe zagabanuka. Abantu benshi bavuga ko uyu muhanda ukunda kubamo impanuka kuko ni mutoya, nta dodani ufite, ndetse abenshi bakanabisanisha n'aya masaha yo gutaha kw'abantu. Abantu bava mu kazi rimwe na rimwe hari igihe bariho umuvuduko, ariko icyo twabonye ni uko nta muvuduko wari uriho, ahubwo ababibonye nibo bagiye kudusobanurira uko byagenze. Twagira ngo tubabaze uko impanuka yagenze. Twabibabwira uko impanuka yagenze. Nitwa Yasinze. Uko impanuka yagenze, izi modoka zari eshatu, imbere hari akavatiri kahagaze kagabanyije bitewe n'uko uri imbere ashobora kugabanya, ariko uri inyuma araza aramugonga. Uri inyuma we yari afite umuvuduko, noneho ni iriya kamyo umuri imbere yagabanyije bitewe no kudakontorora n'iki, urabona bamusanzemo n'ubusinzi. Basanze yasinze, ubu bamwambitse ipingu. We ashatse guhita agoronzora kuko bimutunguye guhagarara kwiriye, ashaka guhita agoronzora ahangaha, ashatse guhunga moto abura aha ntiwahurira uri kugenda gutya. Moto yajyaga ku Kinamba Nyabugogo izira ebyiri zigenda ariko zishaka imwe ku depanse yindi. Uyu muhanda ni muto rero byahise biza bifata ku kindi gice cy'abazamuka, bihura na motari abura ubuhungiro, ninjye bamweguye tumushyira hariya. Ntacyo yabuze, ibintu bye byose arabifite. Hari undi wayibonye? Nta wundi wabibonye? Nawe yabibonye. Uriya musaza uriya wambaye ingofero, uriya wambaye ikote yarashoriranye n'umugabo n'imodoka. Uriya nawe niwe wavuze. Uriya ni umushoferi nawe wiriya. Hanyuma si izi mpanuka zikunda kubera muri uyu muhanda, ni iki kibitera? Ni uko nta dodani, ni uko ari muto? Wabonye kuba ari muto nawe byateye ibibazo? Byatera ibibazo. Noneho iyi mpanuka ibaye nayo byateye no ku muhanda wawe muto? Oya, ikibazo ni cy'umushoferi ufunganye, we ashaka kudepansa, kandi ubona ko n'uriya mushoferi ashobora kuba yanyoye, bamwambitse n'amapingu.
Umushoferi mutubwire iyi mpanuka itewe n'iki byagenze gute kugira ngo Igihe narimvuye mu kabwa kanya rutarama narindi inyuma y'uyu mumotari. Imbere y'imodoka hari imodoka ebyiri. Zose zagendaga gakeya mbega. Noneho ndagiye kubona mbona Fuso ikase ishaka nko kudepasa. Umumotari tukaganga agerageza no kuyihunga. Ubwo baramukubise arenga umuhanda uko nabibonye. gukwirwamo nibyo koko? Oya zarazishoranye gutya ku murongo zigenda gutya. Ariko umushoferi wabangu uyu nguyu yaramufunganye ko nabonaga zigenda gake gake imbere kuko hari imodoka ntoya yari nto mbega niba atari yava nk'ivatiri. Ngiye mbonye Fuso ijya gukiza. Umumotari nawe ayibonye arayikwepe baramukubise arenga umuhanda. Ibyo bari kuvuga yuko ashobora kuba yari yanyweye se agacupa nibyo? Byanashoboka simbizi ariko kuko ntago afite icyuma gipima ibyo no ububasha bwa polisi bufite kugira. Akoze nawe kwisobanura nta kibazo. Rero Yego Pascal. ikibazo kibazo icyo ari cyo imodoka y'imbere iramfunganye nta kuntu nari kuyigonga nyibona imbere yanjye ngize ngo ndakwepa mpora n'umumotari nicyo kibazo kibayeho n'ikibazo cy'umuhanda mutoya nacyo kirimo ariko ngiye amakosa ndayemera ko yabaye kubera ko iyo umuntu ari inyuma y'umuntu akagonga undi yumva ko yamugonza amureba uw'imbere ntago aba akureba ariko uw'inyuma aba umureba urumva nibyo kosa ribayemo rero kuba bibayemo kuriya nta bintu byinshi byacitse nta birenze tu siko bimeze kumva rero ngo byagenze gutya byabaye nyine ariko ni umuhanda urabibona motari n'uteje ikibazo tu nako ntago navuga ngo ni motari ni uw'imbere y'iriya modoka ni uteje ikibazo dufunganye n'imodoka zishorana gutya ku murongo umwe agafunga ungira undi ngenda pakiye cyane pakiye umuzigo urenze kumva yuko pakiye umuzigo kuba mpakiye rero ntago umuntu umushoranye wahita ufata feri ko byihuta cyane ngo uhita uyibona ngiye mbonye ko ngiye kumugonga mpita mukwepa nuko bigenze buri kimwe cyose kirahari byamwe byose birahari ikibazo kibaye nta gisita ntaryo nanyweye Murakoze. ariko muba muri tayari ahantu hose mutureba rero Impanuka nk'izi ngizi mbona iyo bigeze muri aya masaha imodoka ziba ari nyinshi abataha baba bari gutaha ari benshi pe numva byagakwiye kubaho umuhanda ukagurwa cyangwa se bagashyiramo za dodani kuko uyu muhanda guturuka hirya ngira ngo gushyika hirya kuri golf nta dodani kuva ku Kinamba nta dodani nugize ngo aramanutse abahuruduka baba bihuta bose ni ikibazo rero Umuvuduko yababaye harano yavunitse byagenze sanze bamujyanye nge nsanze bamujyanye ariko ngewe uko mbibona yaksidibaye haba ari aksida nta muntu n'umwe wikururira aksida gusa nyine ibintu byo kudepasa mbona abantu benshi aya masaha biba bikaze buri umwe aba yihutira shugurize